Nkugira inama wabivamo Sabe, shatse watuza. Kuko umunyarwanda yaravuze ngo iminsi y'umujura ni 40. Ariko rero iryo jambo uze kuryira. Sabe yaje akibeshya umuryango, akinjira mu muryango utariwo. Yamara kwinjira agahita abona yuko aho yinjiye atariho, agahita asohoka akinjira mu muryango wo kwande kwa Ngwino Ndebe. Hanyuma imico yamubuzaga, uri kumva Sabe ahantu ntago yari yinjiyeyo nk'ubwa mbere, kuko yinjiye hambere. Rero na Satani nuku nguku akora, aragushuka aguha akazi, wamara kukinjiramo neza watebeyemo, yarangiza akaguhemba. Nuku nguku ahemba abantu ntibirirwe babaza, nuku nguku ahembye. Yes, reka dutangire tubasuhuza mwese abadukurikiye. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka tubashimire kuba mwarahisemo iyi channel. Niba utarakora subscribe, usiga ukoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byo bikurikirana umunsi ku wundi. Kuri kamera ndi kumwe na Prophete Ngoboka Miriam Theo. Nishimiye kongera kubana nawe Ngoboka. Urakoze Evo. Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Nese ko nicaye mu ijuru rya Gasogi. Amakuru yaba mabi gute nicaye mu ijuru rya Gasogi? Ijuru rya Gasogi. Yaba ngo iryo juru muvuga ngo menya ari irya Gasogi atari ijuru ry'Imana. Nyine hari ijuru ry'Imana ni ijuru rya Gasogi. Iryo nicayemo ni irya Gasogi. Ry'Imana ryo sindarigeramo, ndi kuri haranira kugira ngo nzarigeremo. Yego. Cyokora abantu tubahaye ikaze mu ijuru rya Gasogi. Yego. Ngoboka uravuze uti ni byiza, ariko hari umugabo bita Apotre Mutabazi yatangaje ko ari muri divorce uyu munsi. Ibyo ntago bibabaje, ntago ari inkuru mbi. Nubwo we kubwa atabyemera avuga ko atari inkuru mbi kuri we. Ni ibintu bisebetse. Tureke ko binababaje, biranasebetse kuko niba umuntu nka Apotre ugomba kuba intangarugero, abantu bakamureberaho bakanamwigiraho. Arega wibuke yuko ubu ngubu tugera ikirenge mu cya Yesu. Ibyo dukora tuba dushaka kuba nka Yesu, gukora nk'ibya Yesu, kuko niwe twigiraho. Uwacu umugabo Venuste niwe waririmbye ngo ibi nibyo twigira ku birenge by'abatubanjirije. Urumva Apotre na Apotre tugomba kwigiraho. Ibaze rero niba akoze divorce akaka gatanya nyuma yuko yasezeranye, nyuma yo gusezerana agasezeranya abandi, nyuma yo gusezeranya abandi agomba gukomeza kwerera imbuto abo yasezeranije. Kuko bizi saha niba ari muri divorce, ibaza abo yasezeranije bazakora iki? Ariko waravuga ko ngo mu bintu yasezeranye n'ubyo yagiye asezeranya abandi mu masezerano yagiye abandi hatarimo ko bazatandukana n'urupfu, mu gihe twe tuvuga ko tuzatandukana n'urupfu mu masezerano yacu. Wavuga ko iryo jambo atigeze arishyiramo. Impamvu atarishyiragamo nuko yarazi ibye bizaba. Yarabiswe azakora divorce. None se reka tujya tuvuga ngo intangiriro y'uruhara ni amasoso. Neze niba abona urugo rudakomeye ku buryo azarukomeza. Kandi yibeshya ngo mu byasezeranye nta birimo, kuko yarafite umupasiteri yahaye conditions. Nkuko wenda nawe atabishyizemo, ushobora gusanga nawe wamusanga. Hari undi mupasiteri wari wumva adashyiramo iyo ndahiro se? Utandukana n'urupfu. Ntawe ngiye mubo maje kubona, kuko reka urabona ko ngerageza gutaha ubukwe bwishi. Yego. Aho njyamo nk'akazi, aho njya kuba MC, aho njya gufotora, ubwo ntaha nk'umukozi w'Imana, ubwo ntaha nk'inshuti, ubwo ntaha nk'umuvandimwe, hose haba harimo ko tuzatandukanwa n'iki? N'urupfu. Roki we yigeze kubivuga ngo umugore nasambana n'umugabo w'undi mugabo ngo ajye amenya ko yabaye urupfu. Rero aho ngaho yaba tubeshye. Yego, uti aho yaba tubeshye, yaba ari ukwishakira ingingo imurengera, kandi iyo ngingo ntago kwaba ari ukuri. Okay, Ngoboka ntacyo tuzabiganiraho cyane. Icyari gitumye nshaka ko tuganira n'aka video nshaka hano ko ureba, umbwire niba aka video waba wakabonye. Akangaka se sindeba uyu nguyu ari murungi, ntekereje ko nabonye ejo bundi. Sindeba uyu nguyu ari murungi Sabe. Wayisimbi TV bavuze ngo ni murungi yusi, wayisimbi yusi. Nkugira inama wabivamo Sabe,
ushatse watuza. ngo baka wenda reka iki kiganiro tureke no kugikora duseka kuko ntekereza ko ibyo tugiye kuvuga ntago bigize kuko urebye aka video kareba nyine n'umugabo wihaye ahantu harimo gusesera hariya yagiye gusana ahita wibaza hari ahantu utu tuvideo tubona ko tumaze gusohoka ahantu henshi nanjye nagiye kubona abantu barimo kutunyohereza kuri WhatsApp nanjye nakabonye wabyakiriye gute ariko rero hari ijambo uvuze ngo tureke kubivuga duseka ni ukuri kw'Imana kabigasekwa nk'akeza ikintu kitazansetsa ni ikintu kiri mu rugo iwanjye ubwo n'ibibazo biri mu rugo iwanjye naho ibindi biri hanze ntago nzakambya agahanga ngo nuko byabaye ntuzi kuba Murungisabe icyambere yego si byiza rwose pe si byiza nongerana nabisubiremo si byiza kuko tuvuge nibyo turi kuvuga kuri Apotre Mutabazi Murungisabe nk'umuntu umaze igihe muri ino mihanda yagiye abona nawe utuvideo tw'abandi bantu bafashe bari gusambana cyangwa se bavuye gusambana uri kumva yaza kuba umuntu w'umunyabwenge yakavuze ati nkanjye Murungisabe ukora ibi bintu none ejo bazamfata kuko umunyarwanda yaravuze ngo iminsi y'umujura ni 40 ariko rero iryo jambo uze kuryira ariko nanone nubwo wenda mbivuze gutyo ababivuga bavuga yuko yasimbutse igipangu avuye kwa ariko nibyo bavuga bitari muri iyi video ababivuga bavuga yuko yasimbutse igipangu avuye kwa Ngwino Ndebe uri kumva kandi mu byavuzwe n'uyu hari umugabo ngira ngo sinzi niba wamubonye kuri Yago TV show avuga yuko uyu Ngwino Ndebe yari afite imico itari myiza yashakaga kuganira yari amaze iminsi aganiriza Ngwino Ndebe ashaka yari amaze iminsi ngabimuganiriza abimuganiriza ati iyi mico ushatse wagira gute wayireka none ni imico yo gukora ku isimbi se yamubuzaga oya kuko Ngwino Ndebe urabona ahangaha niwe na Sabe hanyuma imico yari ari kumubuza icya kabiri ikiganiro niba wacyumvisha yavuze yuko Sabe yaje akibeshya umuryango akinjira mu muryango utariwo yamara kwinjira agahita abona yuko aho yinjiye atariho agahita asohoka akinjira mu muryango wo kwa Ngwino Ndebe hanyuma imico yamubuzaga uri kumva Sabe ahantu ntabwo yari yinjiyeyo nk'ubwa mbere kuko yinjiye ahambere ahita abona yuko ayobye ahita asohokayo ajya aho asanzwe agize gute azi hanyuma uyu mugabo imico aninjiyemo ahita akinga niko umugabo yavuze muri radio yego hanyuma imico yabuzaga Ngwino Ndebe yari yo gukorana Murungisabe ko nta kindi tutari twakabonye ari kumwigisha itangazamakuru hanyuma imico ndavuga uriya muturanyi we yatumye ajyayo agakinga uri kumva ni iyindi bizinesi yamubuzaga byanga bikunze niyo ngiyo barimo kuvuga aha ku mihanda rero ikigaragara nk'uko nabivuze kuri Sabe narindi kuvuga ngo ashingiye ku byo abandi bavugaga cyangwa se yabonaga ku bandi yakagombye kuvuga ati nanjye iminsi yanjye ni 40 byanga bikunze izagerwaho yarangiza agafata speed governor agashyiramo speed governor kuko kandi sinzi wenda aka video abantu baraza kukabona urabona yuko Sabe bwa mbere Ngwino Ndebe yasohotse akaganira n'uyu musore wundi mugenzi uyu wafirimye bagacata yamara gucata bagenda Sabe agasohoka ngira ngo niba urebye aka video wabonye ko Sabe yasohokanye igihunga yego hanyuma imico myiza basohokana igihunga kajya guca no mu gikari muri pubere yes yarangiza mu gusohoka ngira ngo wabonye akagafoto asohoka akebaguza uw'imico myiza asohoka akebaguza agajya guca mu gikari hari amarembo
akajya kureba Ntugire inama wabivamo Sabe. ababonye aka kavido nongera mbisubiremo Ushatse watuza. nkuriya muzi yagongaga wa kiriya giti agasimbuka igipangu. Uw'imico myiza asimbuka igipangu. Ngo nta mugabo bitabaho. Mama we ntabashaje bitababayeho se. ndimo ndabona ubwo rumvisha kuri imihanda ariko bavuga ngo nta mugabo bitabaho. Mbyemere ko nta mugabo bitabaho kuko rwose isaha ku isaha n'ubundi bajya bavuga ngo umugabo mbwa wenda yasetse imbohe. Reka ariko mbivuga ariko se nanone ujya kuvuga ngo nta mugabo bitabaho dukunde tubikore ngo nuko nta mugabo bitabaho. Ngaho mbwira twibaza aho hantu dukunde ni urugero nk'ubu nka Sabe ntibabonye ukuntu anavunitse. Ngaho natwe dukomeze se twubube kugira ngo natwe tube nka Sabe. Oya ahubwo iyo abaye abantu bari babiboneyemo nk'isomo bagahita bavuga ati niba Sabe w'umusitari cyo ni kimwe w'umunyamafaranga kabiri gatatu wanasoma by the way uri kumva wanasomye kane wari ufite umugore ukiri muto. Ufite umugore ukiri muto uri kumva hanyuma ukabona ibimubayeho hanyuma natwe dukomeze dukora ibi bintu. Pawulo yaravuze ngo none se dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bukomeze busage. Ni ibintu bidakwiriye kuko rega nongere mbisubiremo iminsi y'umujura bajya bavuga ngo ni 40. Ko rero niba ari na 40 ni myinshi. Arabajya bavuga ngo yaragabanutse nta gikiri 40. Yaragabanutse ngo nta gikigera kuri 40. Ariko rero nizo mugani ko n'imyaka yo kurama yagabanutse kuko iminsi y'umujura yakomeze. Yaragabanutse nayo igomba kugabanuka ikaza ikagera ahangaha. Nigeze hari ikiganiro twigeze gukora na Yvonne wenda reka nkikwibutse nguha urugero nakubwira ngo hari umugabo w'umuvugabutumwa usibye ko nerutse kumubona ariko hari abamubonye wenda yajyaga azenguruka muri uyu mujyi wa Kigali ahetse radio ku igare. Genda mubona ariko njye ntabwo meruka kumubona. Na 12 njya mubona ku mugoroba ntashye acuranga indirimbo z'Imana ku igare. Yagera akanabwiriza rwose yigeze kuza mu isoko ryo kumurinda arabwiriza abantu barapfukamara n'abasengera. Mu minsi ikurikiye abantu batangira kuvuga ati ariko anywa inzoga. Kandi reka mubwire Evo nujya wumva umuntu batangiye kumuvugaho akantu umunyarwanda yavuze ngo iritavuze umwe nta nduri ivugira ubusa ku musozi. Nta n'induri ivugira ubusa ku musozi. Ukumva batangiye kuvuga akantu akambere uwa kabiri uwa gatatu jya umenya ngo bishya bishiraho bigana byanga bikunze. Uyu mugabo atangira kuvuga ati nyamara anywa inzoga abantu tugahakana, nyamara anywa inzoga abantu tugahakana. Uzi ko mu minsi yakurikiyeho yaje mu isoko ryo ku Murindi yanyweye inzoga akinyarira mu isoko. Mu isoko arinyarira aho yajyaga ajya kuvuga ubutumwa. None se aho bavugiye Sabe siho n'ubundi bibereye si ku mihanda. Ni ku mihanda Sabe Paul sana ni ku mihanda. Ni ku mihanda nabonye hari n'akaririmbo bamuhimbiye. Wakabonye no ku mihanda barihuta cyane rero bahise bamukubitiraho injyana. Ngo yitwa Igipangu niko indirimbo yitwa Igipangu. Tipe rero ku muhanda nabo bahise bamukubitiraho indirimbo yitwa Igipangu bakubitamo ngo asimbuka nka Rambo. Sibye ko Rambo yasimbukaga ntavunike. None Sabe yiganye Rambo arangije aravunika. Ariko ngo baka nta nubwo iki kiganiro tuza kukigira kirekire reka tugitware muri ubu buryo. Hano hantu harihemo ayahe masomo yaba ku bantu bakijwe yaba ku bantu badakijijwe. Reka mpere cyangwa reka mpite nkubitira muri rusange reka mpere ku bakijijwe. Abantu bakijijwe ari ijambo nasomye muri Bibiliya
ndatekereza ari muri Zaburi bavuga ngo murabikora nk'abihorera, urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanwe rwose, ariko umunsi umwe nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana, imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Hanyuma nk'abantu bakijijwe akenshi na kenshi uzi ko aha tunyuzaho ijambo ry'Imana, ubuhamya rimwe na rimwe tukananyuzaho n'ubuhanuzi. Akenshi na kenshi mwumva Imana iyo tunyuje nk'ubuhanuzi ivuga mureke gusambana, mureke kwiba, mureke ibyaha. Ibi ngibi iyo turi kubinyuzaho cyangwa turi kunyuzaho abakozi b'Imana, aba ari ukugira ngo mwebwe ubwanyu mureke ibi byaha, kandi mu kubireka ntabwo mwebwe mutugiriye neza, ni mwe mwigiriye neza. Salomo yigeze kubivuga mu migani, aravuga ngo ibyaha byawe byababaza umuntu nkawe. Uri kumva? Ariko kandi nanone iyo uretse ibyaha ni wewe uba wigiriye neza, kuko ubu tuvuge Sabe ntagiye mu bitaro, ibaze nk'amafaranga agiye kumucikiraho, ntago yakayabyajemo igikorwa. None rero iyo tunyujije nk'ibiganiro tuba tugira ngo mwebwe ubwanyu muhindukire mukizwe, kandi gukizwa ni mwebwe bifitiye inyungu. Ni ukuri kw'Imana ukijijwe, wenda reka mvuge ngo ntiwanyiba, ariko nanone unyibye ntago ari ngewe wahomba cyane, niweho wahomba cyane, kuko ribu yagutaye mu maboko atari ayawe, wakwemera ko ngewe ntahombye. Nk'ubu ibi ngibi tuba turi kunyuzaho urugero nk'ibi Sabe, nko kuri Sabe, Imana ntago ibyaha ntago bigira ingaruka ku bakijijwe gusa. Ubwo dusa tugaruka ku badakijijwe. Ibyaha ntago bigira ingaruka ku bakijijwe gusa, n'abadakijijwe bibagiraho ingaruka, kuko ubu iyi saha Sabe bimugizeho ingaruka. Uri kumva? Tena ejo nanakira, kuko tumwifurije gukira, akagaruka mu kazi. Nanagaruka mu kazi hari abantu bazajya bamurebera muri ya simbi, muri ya shusho yo kwa Ngwino urebe. Uri kumva? Yego. Hari n'uwazatumira akavuga ati none nanjye najyayo akanyinya. Babona nkorana ibiganiro nawe bakagira ngo hari ibyo dupanga. Yego. Uri kumva? Rero ibi ntabwo ari ukuvuga ngo ibyaha bigira ingaruka ku bakijijwe, oya, no kudakijijwe bimugiraho ingaruka. Uri kumva? Noneho ngaruke nkubitira muri rusange, cyangwa se mvugira muri rusange. Ibi bintu bibaye twese tubirebereho. Niba ugiye kumva ngo Murungi Sabe aravunitse, uwo ni umwe. Uri kumva? Tugahita tugaruka tugasanga hari n'abandi bagiye bakubitwa amavide, tugahita dusanga hari abo njya mbona hari n'abicana, hagahita mukubita nk'ishoka, kazana umuhoro. Hari uwo nzi, ntabwo ndaza kumuvuga izina, nzamuvumba. Hari uwo nzi yagiye gusambana, agiye gusambana bamufatirayo. Bamufatiyeyo ubwo yagiye gusambana mu rugo rw'umugabo, nk'uko wenda yazi wanjye nkamufata. Yaje atwaye imodoka, Feriame ni ukumubwira ati mpereza iyo kontake. Kontake ku mugore wanjye ndavuna. Kabiri agerekaho n'amamiliyoni. Ariko yari yabipanze n'umugore we. None niba yari yabipanze n'umugore, ahubwo naba nabo. Noneho ibaze icyo mbivugiye ni ukwirinda kujyayo, si ukwirinda kubipanga n'umugore. Uri kumva? Hari uwo nzi bamutwariye depo y'inzoga. Uri kumva? Izi ni ingaruka z'ibintu biva hehe muri iki gikorwa, cyangwa se muri iyi ngeso itari nziza. Rero niba ugiye kubona ukabona Sabe, hita ukubita amaso ku bandi byabayeho. No mutipe wa BTN Ndahiro Valens Papi, tujya tubona mu mihanda. Ejo bundi hari inkuru nabonye yakoze Nyamirambo y'umumotari ngo wajyaga yifitiye ntuzi ukuntu ajya yitahanira inkumi. Iryo joro ngo hariyo yatahanye nayo ngo barara barwana, nibe barapfuye iki simbizi, ariko bararwanye. Mu gitondo ngo inkumi kimara kugikwava rwose umuhungu ahita apfa da. Umuhungu ahita apfa. Rero
izi nkuru turi kubona ku mihanda zidukore ku maso, uri kumva, twige kubaho mu isi idakora ibyaha, twige isi ikora ibyaha, twige kubaho mu buzima budakora ibyaha, kuko ubwo ni uwo nguwo wari uri kuvuga. No minsi yashize hari iyo yakoze, iyo yahariye i Kabuye, uri kumva, oya mu Gatyata, naho umuntu yararanye n'umukobwa, umukobwa arapfa igihe cyatambutse, uri kumva. Rero bibere abantu isomo, ajya avuga ati ariko se ibi bintu ni ngombwa ko mbikora? Tuvuge nka Sabasize umugore mu rugo agiye kubikora, tuvuge uwo mumotari afite uburenganzira bwo gushaka umugore, ntabwo byari ngombwa ko apfira mu maboko ya maraya. N'abandi uwo nguwo watanze imodoka, ntabwo byari ngombwa ko ajya gutanga imodoka asize umugore. Uwo batwaye depo y'inzoga, ntabwo byari ngombwa yuko bamutwara depo y'inzoga asize umugore. Ahangaha ibi ngibi bigomba kubera isomo. Hari ukuntu abarokore tujya turirimba, hari korasi bajya baririmba ngo ibyo tubona mu isi ni ibyo tuzabona mu ijuru. Bakunda kuyiririmba hari umugeni wakoze nk'ubukwe, bakavuga ati ubukwe mubona nibwo buzabana hehe no mu ijuru. Mbese ni fotokopi, ni igishushanyo cy'ibyo tuzabona mu ijuru. Hanyuma ibi bibaye kuri aba ngaba ni igishushanyo cy'ibyo yuko natwe nitutirinda bizatubaho. Ntitugendere mu ijambo rivuga ngo nta mugabo bitabaho. Birashoboka ko nta bitaba, ariko nanone se ni ngombwa ko bikubaho? Ntabwo ari ngombwa yuko uyu mugabo bivuga ngo nta mugabo, ubwo byaba ari ukuvuga ngo nta mugabo udasambana, kandi barahari badasambana. So wigeze gukora ikiganiro kivuga ngo nta mugabo udasambana? Oya, ni umugore wakoze ikiganiro kivuga ngo abagore nibo basambana. Yavuze ko abagore abagabo nta mugabo usambana, nta mugabo usambana. Abagabo bagira irari. Ni naryo ryatoruye rega uyu mutipe. Ariko rero irari rifite n'imbaraga, ndakurahiye, maze kugira ngo rimuterure agenda aparika imodoka, yataye akazi, narangiza rimugire na kuri. Ni uko Satani ahemba. Hari abajya bibaza ibihembo bya Satani. Satani arakongoza akakwereka akazi, yarangiza akanaguhemba. Ni ibihembo bya Satani. Ni uku nguku, ni uku. Hari ijambo nigeze kubwiriza ahantu, ndi kubwira abantu, ndababwira nti icyiza cy'Imana yangaje abakozi, yarangiza ikabaha akazi, yamara kubaha akazi ikabaha ibikoresho, yamara kubaha ibikoresho ikabaha n'imbaraga, yamara kubaha imbaraga ikanabahemba. Rero na Satani ni uku nguku akora, aragushuka, aguha akazi, wamara kukinjiramo neza watebeyemo, yarangiza akaguhemba. Ni uku nguku ahemba, abantu ntibirirwe babaza. Ni uku nguku ahembye, niko ahembye sa. Bivuga ko birari ibihembo? Ni ibihembo bya Satani. Nase tuvuga ngo ni ibyago. Ni ibyago. Nta byago byo mu byaha. Nta byago byo mu byaha. Nese bibaho ibyago byo mu byaha? Oya, ni ingaruka z'ibyaha. Ariko wowe kukirimo kumushinja ibyaha ubundi? Arega impamvu njyewe nashingiye ku byo bavuze. Kabiri, uri kumva, nashingiye aho yahanutse. Hanyuma umuntu utari uw'ibyaha ajya gusimbuka igipangu. Bivuga ko gusimbuka igipangu ni ibyaha. Ni ibyaha byo gusimbuka igipangu. Hari ibindi nivugiye, ni ibyaha byo gusimbuka igipangu ataye amarembo. None se abagabo nabonye bajyanye metero. Hari abatipe bazi. Nibaza se ngo bagiye gupima ngo metero ngo ni gute Saba atangize mu muryango wacamo wa Mukarujanga batatu akajya gusimbuka igipangu. Mutipe yarapimye ngo yarapimye asanga ngo ni metero 250 kugera hasi. Noneho baberereka naho yari kugwa bagahita bongeraho 50, zikaba metero 3.
ati ngaha yasimbutse umuryango nawe bati wari kunyuramo bamuka, ariko hari abatipe bazi no kujya kuyatara kujyanayo metero kumva ni ubundi bushakashatsi. Usibye yuko wa mutipe wajyanyeyo metero ujyeyo uyipime, ariko nawe uvuga utaha bimpa isomo. Ejo wowe ushobora kujyanayo metero, oyo ntabwo nzi icyo bajyanayo. Kubera iki? Niba ugiye gupima aho umugabo yaguye, nawe ejo ushobora kugwayo. Ubwo wirinde cyane. Wirinde kurusha uko nirinda. Kuko ariko yego tuvuge ko yakoze ibyaha agasimbuka igipangu, uri kumva, ariko si na ngombwa nanone ngo tujye gushinyagura. Tubigaragaze cyane, tunabigarandise bikunda bibe bigari. Ese iyi metero niba turi kuvuga ngo nta mugabo bitabaho, utu metero ni utwatsi yajyanyeyo. Ni utwatsi yatereragaho. Oya, ntabwo ari utwatsi yatereragaho. Bivuze nongere mbisubiremo, mbivuge gahoro nitonze, ariko ubyumve cyane. Iyi metero wateye uyitere utera naho nawe utagomba kurenga, kuko nuyikurura ariko ugakomeza nawe uyikurura, hari igihe nawe bazayiguterera singe wahera. Yego Ngoboka, wenda si nta nubwo ikiganiro ari ngombwa ko kiba kirekire, byabaye twabibonye. Ntekereza ko n'inama wazitanze mu buryo buhagije. Buri wese akwiye kwirinda, ntabwo ngombwa ko dukora ibyaha ngo ubuntu busabe. Paul wabivuze. Ubwo rero abantu barushaho kwirinda ko wa mugani n'umunyarwanda avuze ngo iminsi y'igisambo ni 40, ariko barushaho kwirinda, ariko nanone ntibongerere Sabe uburwayi. Nanone ntibamwongerere da. Urabona abonye bavuze ngo Sabe ashobora kwiyahura kubera ibintu muri kumuvuga. Uwo nawe yakabije. Yakabije gusa ntago yakwiyahura, gusa nanone bishaka kumwongerera, uri kumva ni ikibazo agize. Kwanza reka mvuge ngo ni impanuka. Nyuma y'impanuka abantu bari kumwongerera iyindi mpanuka. Ubuse ukagira ngo aya magambo bari kugenda bamwongereraho, uzi nko kubura nke mu gitandukanye uyareba. Baba we ubona isi iri kugenda yikaraga. Gusa Sabe yihangane ntazasome komenti. Kwanza ntibishoboka ajya abona ahantu handitse Sabe akikomereza. Ntasome titira akikomereza. Abamuvuga neza n'abatamuvuga neza, ujye usoma titira wikomereze. Ariko bibaye ngombwa na titira wazireka, kuko hari titiri zipima toni. Usoma ukavuga uti none aha ngaha ho ndarangiye. Nushaka nujya ubona ahantu hari ifoto yawe Sabe, jya wikomereza. Hasigaye igihe uzagarukira mu kazi, ntabwo uzajya wikomereza, wikorera ibiganiro, ubuzima buzakomeza singe wahera. Ariko abantu nanone, umugabo yaguyeho utwatsi, nako umugabo yaraguye, nimutereho utwatsi mwikomeza kubiremereza. Simwe mujya muvuga ngo nta mugabo bitabaho, niba byaramubayeho namwe ejo wasanga bizababaho, ariko ntabwo mbifurije kuba bizababaho. Imana Ngoboka, ntekereza ko dushatse twasoreza aha ngaha. Inama wazitanze, uwumva yumvise. Dushobora kuba twavuze ibintu gutya duseka, ariko ngo habwirwa benshi akumva beneyo. Habwirwa benshi akumva beneyo, cyane cyane ko impamvu n'iki kiganiro tuba tutanakoze n'isaha yose. N'ubundi tuvuga menshi bakumva make. Reka rero n'ubundi tuvuge make bumve makeya, kandi n'ubundi gusa mwihangane mwigireho, nicyo numva nasorezaho. Reka tubabwire ngo ibindi biganiro nakagaruka.